Amarira n'umubabaro n'agahinda ku bibereye hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima. Mbega ibyo uyu mwana w'umukobwa akorewe birababaje kandi biteye n'agahinda byinshi. Rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu yagiye ibabaza abagiye batandukanye, aho umwana w'umukobwa witwa Uwajeneza Josiane wari utuye mu kagari ka Mahoro mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge yavuze ibyamubayeho bitewe n'ibyo yakorewe na sebuja ndetse na nyirabuja. Uyu mwana rero w'umukobwa yakoraga akazi ko mu rugo, rero ngo yakubiswe izakabwana azizwa gushyira isabune mu myanya y'ibanga y'umwana yaragiye koza. Ubundi ba sebuja ndetse na nyirabuja baramufata baramuhondagura paka bamugize intere, noneho bahita bafata ibintu byiwe babijugunya ku gasozi ndetse nawe baramwirukana ngo nta n'igiceri cy'icumi bamuhaye. Reka rero tuze kuza gukurikira icyo uyu mwana yatangaje ndetse n'icyo abaturage batangaje ndetse banisabuye inzego z'ubuyobozi. Byose rero nibyo uje gukurikira. Umva agahinda uyu mwana yahuye nako. Umugabo we araza afashwa mu ijosi gutya arasohora. Umugore yari afite icyuma arangije aravuga ngo nakwica mu gatabo. Arangije arambwira ngo fata utwaye ngo uzinge, nawe ati mpemba ngende. Arangije ahita afata imyenda yanjye ahita ayisohora inyuma y'igipangu, igikapu cyanjye yagiciye anyirukana nyine n'imvura. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 10 ibintu biramenyere n'umuyobozi w'umudugudu nawe abifitemo uruhare. Umvisha ko umukozi wa mbere yahavuye akubiswe ntiyagira icyo avuga, kandi ngo byageze ku buyobozi bamwambaye yagiye kurega arabura. Kuko nanjye nigiye gukora hano kuri kaburimbo ndinda amakamyo yatingatinga bagana. Umugabo ashaka kumwita umusiyani jya kumuregera, jya kuregera umudugudu. Uyu mugabo uri hano jya kumuregera njyanye hariya kwa muganga mu ntebe byose bigira impamvu kubera ko yari yemewe ko bajya ruswa. Ubu ngubu byose biba byarakemutse iyo baza gukomeza kubigira. Umwana ngiye ku bwanjye ndabona yahohotewe bikabije, yakorerwa ubutabera kuko nanjye nabyaye abakobwa byara n'abahungu, ariko nanjye ari umwana wanjye ntabwo nakwishimira ko bamugira gutyo kuko bamwangije cyane. Turi abaturanyi ariko ntabwo umumama tumuzi. Mu by'ukuri twahoze dusaba ko batwereka uyu mumama wagize uyu mwana gutya, tukamenya uwo ari we, tukamenya niba afite n'ubumuntu nawe, tukajya tunamureba tukabona ko ngiye ku bwanjye mbonye n'undi mukozi winjiyemo ntajya mvuga nti ruriya nuko ntabwo ari urwo gukora. Amakuru rero akomeza avuga ko ubwo ibingibi byari bikimara kuba, polisi y'u Rwanda ndetse na RIB zahise zihajya, noneho zifata ba nyir'urugo uyu mwana yakoreragamo, zibata muri yombi ndetse n'uyu mwana nawe ziramujyana kugira ngo agende atange ikirego ku byo yakorewe n'aba yakoreraga mu rugo rwabo. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.